Thank you very much. Ndabashimiye mwebwe mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu, video zisekeje kuruta izindi nazibazaniye. Thank you wakurikirana kabisa. Allo Gakwe nahuye na ex wawe shaya bayi cyuki ngo ngwinurure. umva ngewe Gakwege mubwire ntago nasubira muri karase narangirijemo ngo nuko bayisize irangi. Ngumva dizirikana yuko isi yacu yameze ibyinyo ibyo tubona ubu sibyo bya kera biraturyamo twarumiwe zirikana gusa iryo banga ry'umukunzi wihangane ubabarwe no kumutegereza mama twabashaka kumuha nyina n'intambwe umaze gutera nibwo butwari. Ubundi indirimbo za kera nizo zari indirimbo uretse kuri zingegera zisigaye zibwiragura zivuga ibintu bitanabaho. Abahanzi ba kera nibo baririmbaga ukumva injyana yagiye mu yindi ukumva wanabyinisha n'igitemeri nginana ngasiranyaganye gana kamama twimini gahamberwa. Inu yalaza kali zaga bashishe bigo. Muri Amerika ngo ni mwijuru ngo nta kitahaba n'ingegera zirahaba kanzwe ko byatangiye. Burya umugabo nukubita umugore akahukana ntajye kumureba ngahorana ikibando munsi y'igitanda ngamanywa nijoro ngo aharanira kubimbwa mu muryango. Mwangegera mwe simwavuze ngo muri Amerika nta myumbati yaba ibi ni ibiki? I don't want peace. Urabona I want problems always. Urabona yari umubando wangegera we yagadate we yani myumbati umugabo. I want problems always. None akarusho dore n'agasosoma ngo muri Amerika ngo nta gasosoma ngo muri Amerika nta rumogi nta kanyanga nta ki oya hari rumogi ruhari ariko hari imyumbati ariko narwo ruhari hari imyumbati. Mwangegera muri Amerika ngo ni mwijuru ngo nta kitahaba n'ingegera zirahaba kanzwe. Allo Yes allo Gakwe ni ex wawe Kevin. yego egisi we. Zambwiye gahunda y'ubukwe bwawe nkazabutahara. Gahunda y'ubukwe gusaba no gukwi Rubavu mu rusengero Rusizi kwiyakira Kayonza urugo rw'abageni igikonkoro. Allo Umva se Gakwe head quality ni iki? ubwo se si kimwe cya kabiri cy'umutwe. Allo Umva Gakwe ndakwiyamye n'undi munsi n'ikindi gihe ntuzongere kumpamagara ibyo njye nawe birangirira. ninde? Ni Kevin. Apo wamureze uzi ko warundeye ubwo uzi ko narigeze ngo ni Sandrine. Allo mabuja. Yego Gakwe. Ya 500 wasize ku meza nyaguza amayinite kugira ngo nkubwire ko ikibiriti cyashize. Laser Wanda. Allo mwaramutse. Baramutse neza. Rimwe uravugana na Nzabazengereza. Merereye hano ikabuga naringize ikibazo kuri mo cash yanyu. Hari amafaranga mwaba mubonye abagezeho 140. Oya ntago turareba. We turi kuvugana witwa nde? Gororiyoza. Gororiyoza niho yarayobeye. Uherereye hehe? Ubusanza.
none se mama wadufasha ayo mafaranga ukaba wayadusubiza ko yari akuyobe n'ibihumbi 140 wadi 135 nawe bitanu ukabinywamo agafanta. Nyakubahwa imihango ya nyoko nigeze nka gusanga ukagaha umugore n'abana bawe kanyuko wajya ujya gutuburira abagenzi bawe kuba umuhungu mwiza wajya uhiga ukareka kwiba nkareka kwiba ninde twubwiye ko ndi kwiba mama? oyi buse ari he amafaranga ari muri urwo rutuba rwawe tuba Rwanda yawe ujye uhiga akazi reke kuzaza wiba urakanywesha igikoma iyo mishino yawe ashinuke gashino ka nyoko gatekerwa icyayi gitekesheje inanga za so karisha ubugari imihango ya nyoko gashino ka nyoko nawe urakarisha umushogoro imishino ya nyoko urakanywesha itabi inkari za so amabye wandaya we ndani nyoko ka nyoko urakagenderwa nambura uragacika amaguru mwegeye cyihunga barakakubita igisongo urakakubitwa imbabare y'igisongo mu kibuno amunirizwa hasi wa mbobo wajya ukora ukareka kwiba agashino kanyu uragakora impanuka utanyuka igituba bakidodesha imishino ya nyoko kadodeshe gafata ibyo byasuka bigacanga agashino ka nyoko sawa bayi sawa kanyu kugire ka kwiba se naje gupfumura iwanyu si ubwenge bwanjye nari nkoresheje apfumura urutuba rwa nyoko ka nyoko Blazer Wanda. Urantangaza Yesu we urantangaza ukura umuntu muri puberi ukamuha nyina ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika limoni parankwi umucamanza mukuru w'ingegera nkaba ninjiye mu rukiko mbere na mbere utwo dutsiko bari kuvuga nta gatsiko na kamwe umuhungu wa Gatanazi ndimo wa mugani ndaba ntari mu gatsiko ndaba ntari no mu kimina ngo njye mu dutsiko kandi cyonzi kijana kujana imihimbiri yose yagendeye mu kigare yagendeye mu kigare kuko hari ingegera ushobora kubaza ngo bigeneji bisobanuye iki ntanaguzo ntanakubwira hari ingegera zizi ko bigeneji ari ibiryo by'abazungu bishyushye njyewe rwose ayo matiku yanyu sinyarimo umuhungu wa Gatanazi amatiku uri muyanshiramo nzabakubita imyuko yo kunda njyewe ntabwo njya nkina nta gatsiko ndimo nta gatsiko ndimo icyo nzi cyo nuko nkunda Yago nkunda ibyo akora ndamushigikira mu byo akora ariko sindi mwibyo byanyu by'Energy Group reka n'amagurupe yose banshizemo nabahaye ba nyina amagurupe ya WhatsApp agenda hwihwisa ibintu nanjye mbona ibigurupe ingegera nigeze kuzana nimero zanjye binjira mu magurupe ngayo guhwihwisa ngo gukundana ngayo gukora amafaranga mwajya gukora amafaranga mugafata amasuka mukajya guhinga muri kujya gukora amagurupe mubeshya abantu mukabiba amafaranga ngo bigenda bite byagera gose ayo mwangegera mwe mwita ngo murabageneje ni barabageneje njyewe kambabwira haragira ingegera noneho yandika amakomenti noneho wagira babiroze no gutera amakomenti murayandika munsakuriza ndahita ndababanyuko sinde kumwe mugume muri ayo magurupe yanyu icyondi nkunda Yago rwose nkunda ibyo so kuvuga ngo ntimukunda ndamukunda simwanga nuwitabagwe nuwiwacu ariko ayo magurupe yanyu mugende muyabemo mwenyine ayamenye batanzamburungushura reka amagurupe sinyabamo ikimina sinkibamo nzabika yanjye nananira nzayajugunye
mafaranga se oya amafaranga ntabwo yajugunya ariko ayo magurupe sinyarimo. Ikindi cya kabiri, Hinga mwana wanjye igira mu kirahambi mujire kuma yanjye utaganiriye na se ntiyigeze amenya icyo sekuru yasize avuze. Hinga mwana wanjye, hinga mwana wanjye, hinga mwana wanjye. Narataramye Ikiyede Technical Company Limited igisubizo ku banyeshuri babaye abambere tubicuritse. Yeba we Waba ufite idebe ryagize 2 cyangwa imbesire yagize 5, ishyano ryagize 7, ipanci ryagize 11 ndetse n'irya kirase. Mwihangayika kuko Ikiyede Technical Company Limited twaje nk'igisubizo, kuko tubafitiye amashami atandukanye harimo nko guponda sima, kumena garaviye, gutunda umucanga, gutwara ihene ndetse no kumena beto. Yesu Icyitonderwa kandi ntabwo twakira abahiseni bamwe bagize 0, kuko utarabashije ikaramu ntiwabasha igitiyo. Ikiyede Technical Company Limited wadusanga ku mashantiye ahari inyubako zitaruzura. Ikiyede Technical Company Limited niba kwiga bikunaniye ngwino mu rugaga rw'abikorera. Amabuye kagasoma inguge wadebewe wishinyika. Alo, Alo, ni Gakwege. yego ndi Gakwege. Hano tuguhamagaye ni kuri polisi. Ndabumva banyakubahwa. None Gakwe, Karame, kuki wakubise umugore wawe intebe? nuko ntashoboraga guterura imeza. Umva umugore mwiza umubonera mu gitanda, umugore mwiza umubona mu gitanda. Urumva uzajya yirirwa uturamye nk'ikijumba mu rugo utazi ubumenyi bwo ntabwo twamushyigikira. ninde wapfuye? mu gitanda ngo umbwire ndakwirukanye taha iwanyu uzagaruke uzi ubumenyi bwo mu gitanda. Hano hanze hari ubwana bw'ubunyogwe, hari ubwana rwarabuze nta kanyanga bw'ubunyogwe buzi udushya bugira gutya na gutya. Wowe uri aho ngaho utonye mu rugo ngo uri umugore mu rugo na n'utuntu tudushya mu gitanda uzana wowe. Ndagusenze genda shenyoko jiwanyu bakwigisha, sibyo? Jiwanyu bakwigisha uzaze uzi ubumenyi bushyashya. None nje wumvaga nje nzajya nzanyirirwa nkwigisha uwo mwanya ndawufite. Hano hanze hari ubwana ushaka amafaranga buzi ubumenyi. Gufata ku ngufu, gufata ku ngufu ni icyaha gikomeye gihanwa n'amategeko. Gufata ku ngufu nta n'isoni. Yewe ngo nje nafashe umwana w'abandi ku ngufu nta n'isoni. Urabona amagara yanjye kuko nafata umwana w'abandi ku ngufu tete tuvugishwe n'uwabeshya. Ubu koko ndebeke bukundebe n'aka kaboko kanje, urabona koko nafata umwana ku ngufu ngize ukuri. Umva aho bamfatiye ku mwana wa mudugudu bakayakanda, ubu sinyi bitekereza irari ryarashize. Ko bayarakanze cyane, ariko nyine ngabwiza ukuri ntago subu nabasha kongera gufata ku ngufu koko nyuma yaho bayakandiye. Oya no kuri kw'Imana ntago byashobora gufata ku ngufu. Sinabikora sinzanabikora. Sha ma wa mukobwa namuteye inda yewe n'ukuri barambeshyere kamwe uko byagenda. Yaramwe ngo tujye mu cyumba. Amwe ngo tujye mu cyumba tujye gukina iby'abana. Ubwo nanjye tugiye atangira gukora ku gapipi kanye nyine ndabyemera. Ubwo nyine biragenda dusanga twaryamanye none ngo namuteye inda kandi sukubizi ibyo ndabizi kubizi nabasha gutera akabariro. Mama rwose urabizi wambwiye ngo iyo ugize cyane ngo nibwo utera inda ngo kandi ngo umwana ngo aduruka mu mukondo. Ibyo ndacyabyiruka niko wambwiye. None kandi ntago nagize cyane nagize gake gahoro. None ngo njye namuteye inda njyewe ntago njye rwose bari kumbeshya ntago ibyo mbyumva rwose. Babyeyi mubwiza abantu kuri forum. Oya uwo mwana ngiye singize mufata ku ngufu, uwo mwana nawe ngiye mufata ku ngufu. Oya mumubaze nakorera Imana yange Satani, avugisha ukuri njye n'Imana mufasha ku ngufu niba tutakoze ku bushake. Nese kuba ari umunyeshuri ibyo ngibyo njyewe kuba twabikana ku bushake icyo bitwaye. Ubundi hari kamera ubundi zambonye ubundi njyewe ubundi mwe mufite ibibazo mu mutwe. Hari kamera yambonye ngenda nivumbuye none ngo ribu ndanivumbuye munyeke kamera ngende gufata umwana ku ngufu. Nari namusezeranyije yuko ndaza kumuha pocket money nkamugura amandazi n'intuza n'icyayi cyo kwishuri, sibyo?
kandi ibyo ngibyo nyine nawe mwemeka igene kuzajya mbikora nawe mugurira niyo mpamvu nyine twaryamanye ntabwo ugenda namufashe ku ngufu nimba yagiye kundega icyambere kuba twahuriye mu nzira ngo se muvandimwe wari wanerwa n'umuntu waraye uriye ibigori, wari wanerwa n'umuntu waraye unyweye ubushera, wari wanerwa n'umuntu waraye uriye ibisheke, wari wanerwa n'umuntu waraye unyaye ku buriri, wari wanerwa n'umuntu waraye uriye imyumbati. Nanjye arahirwa ndanera, arahirwa ndanera. Hari umuntu usura ku buryo wacomekaho caji ya telefone igahita yuzura. Ega data we, muri Amerika nta gasosoma ni iki gitahabaze anari ugapfupfura. God have mercy upon us. Ingegera zigera muri Amerika zigatangira kwirisha ibiryo by'abazungu. Ni hano usanga byose byarabyimbye. Nta munyarwanda wavuye mu Rwanda ukaza hano muri Amerika udafite umudembi, udafite nyababyeyi. Biragenda bigatumba amada bikangana gutya, wahura narwo ukagira ngo ni urufirigo. Akanyanga mu mutanga. Nari ujya kubyinisha umukobwa waruterura ukagira uri kwimura firigo. Mujye murya iby'iwanyu. Umuneke n'agasosoma mahirwe. Hano ndarwara diyari. Oya imineke ndi kwiyahuza aya masaha n'asosoma ndanyara umutabano kuri kw'Imana. Thank you very much. Amazina twatica Emi nk'ibisanzwe. Ndabashimiye mwebwe mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu mukora subscribe, share, comment. Ndabashimiye kandi ndabakunda cyane.